Abantu benshi bibaza urwego bafite niba ruhuye n'icyaziga batwara. Tugiye kora icyo twita inzego z'inyabiziga, categories of vehicle. Birabujijwe gutwara mu nzira bagendwa icyaziga cyose gendeshwa mu moteri udafite karuti itwaje uruhushya rutabona polisi y'igihugu. Ikindi kandi urwego A nurubona wemerewe gutwara icyaziga kigendera ku biziga bibiri, ipikipiki cyangwa se icyaziga kigendera ku biziga bitatu cyo twakwita icyamitende itatu, tricycle. Ikindi kandi urwego B uzayobora inyabiziga byose bifite imyanya yo kwicaramo itarengeje 8 cyangwa igitwara imizigo itarenga toni 5. Abantu bakunda gushingira ku mitambiko ntago ari byo. Twe tuvuga kenshi imizigo utwara. Nibitarenga toni 5 ntiwemerewe gutwara icyabiziga cyawe ufite indi kategori cyo kuba B. Ikindi kandi wemerewe gutwara inyabiziga byose kwa kitango bifite ibiziga 4 cyo twita quadricycle, ikiwemerewe kugitwara cyo twita icyamitende 4 gifite moteri ufite B wagitwara. Urumva ko B ari umuti. Urwego C uzayobora inyabiziga gitwara imizigo irenga toni 5 za hawo n'izindi nkizo zitwara imizigo irenga toni 5. Hanyuma urwego D uzayobora inyabiziga byose bifite imyanya yo kwicaramo irengeje 8, umuyobozi atarimo, kwasteri za hiyasi n'izindi. Iyo ni kategori D. Urwego D1 ibinyabiziga byose bifite imyanya yo kwicaramo irengeje 30, umuyobozi atarimo, zero zaje za Yutongo n'izindi nkizo zaje zidasanzwe. D1 kakano muri kubona ugatwaye ubugomba kufite kategori B. Hanyuma nikajya nigashikamirwa na yaro moroki nababwiye ku bwashize bizata byitwa ko ari ibinyabiziga bikurana. Iyo ni kategori E. Kategori E ni ibinyabiziga byose bikurana. Kategori F muri kubona ni ibinyabiziga byose by'ubuhinzi cyangwa se special machines, ibinyabiziga bidasanzwe. Kitonderwa batubwira ko urwego A rimwe ari inzego zafite ubumuga, ubwo ni ipikipiki cyangwa 3, na hanyuma B rimwe ni inzego zafite ubumuga, ubwo ni imodoka y'abafite ubumuga.